anabashaka n'abascouting afite na scouting team bakorana hirya no hino badeployinze hirya no hino noneho muri mercato yo mu kibwo championnat zabigiye kongera gutangira azaba afite team yose ariko mu kwa mbere byo zaba ari za mvugo za politike urumva z'abayobozi z'igipindi kugira ngo wenda abafana n'abakunzi umutima utuze ariko ntago feasibility biragoye kubikora aho ngaho niho nshaka ko kujyana Rugaju sinzi nimba ari wari ugiye kwinjirira nibyo Nepo Axel ndetse n'umuyobozi w'inzibacyuho Abdallah aravuga ko bakeneye kongeramo amaraso mashya ndetse nabonye no mu ijoro ryakeye yaba ari Tade yaba ari na Rwagacoro rwose bose bashimangiye ko ntaho bagomba kujya barahari Reyoni yabo ubwo abebaza impamvu umuvunyi ataje bavuze ko ararwaye malaria atabonetse yagize ikibazo cyo kurwara malaria niyo mpamvu atabonetse ubwo doctor aramuhagararira nyine vice president Rwagacoro ikipe ya Rayon Sport ifite ubushobozi buza gutuma ijya kuri iryo soko ikanashaka umutoza mwiza wabakorera umushinga w'imyaka 3 bashyira mu matsinda Champions League Rayon Sport irakennye nicyo kintu mugomba kubwira abantu ibya bisi byo nukubeshya ibya bisi byo birashoboka bisi no kubeshya sha ibintu birakomeye ubu priority koko ni bisi bya bindi byo gushaka gushimisha abafana ariko bisi ifite abatera bayiretse ntabwo bisi buri impamvu bishoboka bisi ntabwo buri abazayigura bushyakse bisi yabiri mu Kagera watubwiye ko nayisuye igihe mazemo nango Akagera na amafaranga bazajya bayishyura y'ubukode buri kwezi kandi buri ntureba y'abazajya bishyura nyirango nka miliyoni 2 n'ibindi n'umuntu ugiye gufata amafaranga bakodesha n'umundi yo basanzwe bakoresha ntajya kungana ni ikibazo cy'ubwumvikane no gukora amasezerano ukagaragaza ubwishyu kuzagenda wishyura gahoro gahoro hanyuma bisi n'umundi bari yawe bakayiguha ukazajya ugenda wishyura gahoro gahoro ariko mu Rwanda twihutira ibintu bitari ngombwa nibyo nkubwira bisi yego ni nziza rwose ariko bisi ita family ari kuguhumekera mu bitugu ibande nabandi nduru ziravuga ariko nko Kagera Yezu abareyo bari kwipasa muremure usko nkira match ya Gicumbi usko prime byari 200,000 prime byari 200,000 ubureyo ko umukinnyi ahira hihagaze ubureyo ni ikipe yo gutanga 200,000 kuri Gicumbi prime ariko ni cyakindi reka kugira ikintu kiba motive haje ubuyobozi bushya ubibarizamo ubuyobozi bushya bwaje dutangirana intsinzi ayo mafaranga iyo urebye usanga n'ubundi bizava ni muri kwa guterateranya cyangwa se akaziga ibindi bibazo dore njye mbanze wenda mbere ko tujya muri handover icyo nivugira gatoya wenda ku bya groupe n'abakinnyi bariyo tujye no mu nshingano bari abantu muri komite nshya bahawe nuko zigabanyije ikintu cya mbere abantu bamenya turi muri business i Kigali irimo amagambo menshi kuruta uko ikorwa kandi i Kigali hari kwaduka umuco wo kuvuga cyane kuruta gukora mu mupira niho ndi muri situation maneno z'abandi i Kigali abayobozi mugabanye kumva radio mugabanye kujya ku ma YouTube mwumva opinion mukora ingendo shuri mujye kwiga umupira mugabanye abajyanama niba mutekereza ko abanyarwanda tuzi kuvuga nta muntu wigeze avuga kurusha abatanzania ego siho wavukiye wanasema kabisa Tanzania baravuga bagira umunwa muravuga ngo ndavuga abatanzania cyangwa Jangwana aravuga nawe niwe yavukiye babaturika rikarike nka twatwuma tw'injugu cyangwa inzogi zo kwa muganga baravugaga bakaza tugakubita bakavuga bagakabya bazanye amacupa Jimmy Gatete akakubita hana kenda kuvunagura bagakabya Rayon Sport igafata Yanga igakubita ikinjana mu matsinda bagakabya APR igafata Yanga igakubita igatwara Sekafa abana baricara baravuga bati mu by'ukuri ibintu turimo ni amafuti umupira twawuhinduye uw'amagambo nyamara uyu mupira ugira uko wigwa abantu bakora urugendo shuri baragenda bajya muri Espagne bagirana Jimerage na La Liga kimwe twajyanaga na Real Palatine iryo jambo niryo narimenye rya Jimerage
bamaze kugirana ubwumvikane bw'uburyo bazabafasha muri aspect technique, ibijyanye n'uko inzego zubakika, ibya administration, ibijyanye n'uko utegura amakompetisiyo, ibijyanye n'uko utegura byo gukora abakinnyi n'ibindi, baragenda bakorana mu bice bitandukanye na La Liga. Igihugu gifata umwanzuro, gitegeka companies gushyira amafaranga mu makipe. Ubushake bwa politiki, amafaranga yinjira muri Yanga biciye muri GSM. Twarabivuze ni more ya Chama cha Mapinduzi. Yego. Leta ya Tanzania yashyize amafaranga muri Yanga biciye muri moro yabo. Moro ni nk'ibi supermarché binini cyane, babicuruza n'amamodoka n'ibiki n'ibintu byinshi. Baragenda bafata monde ejo baravuga ngo uso yayoboye ikipe ya Simba yiyobore, ariko mukuntu uri buyiyobore, twebwe icyo twifuza ni kimwe: amafaranga uzajya utangamo yo mu nganda zawe tuzajya tugira uko tukugabanyiriza mu misoro, kuko hari amafaranga washoye mu byishimo by'abaturage. Baramaze kuzuza stade y'ibihumbi 60. Bibajije ikibazo kimwe: ko dufite stade nziza tuzayikoreramo iki? Sinzi namutegereje ko His Excellence yubaka stade akanabigisha icyo bayikoreramo. Arono icyo abantu bashaka, sinzi icyo abantu bategereje. Niba hari igikorwa remezo kiba kije nk'ikintu kigiye guhindura ubuzima bw'abaturage, nicyo kimaze, nicyo umuhanda wubakirwa, no kugira ngo wihutishe ingendo n'ubwikorezi, abantu bakore business borohewe. Nicyo centre de santé mara, no kugira ngo abaturage niba arwaye akagripe nk'aka ndwaye avurwe vuba, ajye mu mirimo, areke guta umwanya yicaye ku bitaro. Nicyo stade mara, ni ugutanga imirimo no gutuma abantu babasha kubona imikino ibyara amafaranga. Stade zisigaye zijyamo abantu 1000 match ya Rayon cyangwa ya APR. Birakaze. And people are sitting just nkaho nta cyabaye. Mutanga projet muri kurwana no gukemura ibyama administration gusa. Yes, nabyo ndabizi ni ngombwa. Ariko sindi kubona ama projet sportif mu gihugu, sindi kubona imishinga izazahura Rayon. Murenzi ari kukubwira ngo tuzagura abakinnyi 5 mu kwezi kwa mbere, kuko Rayon yemerewe 6, ngo amafaranga azava mu bafana. Arabizi ko ari igipindi, ko leta izamba amafaranga. He really knows ko leta izashyiramo nkunganire. Ariko mfite ikibazo kimwe: bizageza ryari ko Rayon Sport niba yavutsemo ibibazo bakajya kwihagacinya, bashobora kumunyuza ahantu bakamukubita miliyoni 100, haba havutsemo ikibazo undi bakamuha miliyoni 50? Ese ubu nta kuntu ubuyobozi bw'igihugu bwabiganira aho hantu uze ni nabyo biza kuvuga ko uburyo bwakemura ibibazo bya Rayon? Ubu Rayon mwisi turimo 2026, Rayon ifite budget ingana n'ikoreshwa ku muhanzi Bruce Melody. Ari mu mwaka aho gukorwa biterero. Yego, bashyizeho abakoze handover. Perezida nyine Murenzi azakorodona ibi ngiye kuvuga byose, ko n'umuyobozi leta yamusabye kuba muri Rayon Sport full time. Agomba kugera ku kazi, agakurikirana imirimo yose yo muri ofisi, agakora ibintu byose ku murongo. Leta yaramubwiye ngo focusinga kuri Rayon muri aya mezi 3. Umugabo witwa Jean Baptiste azaba ashinzwe administration na mobilisation, ubwo n'ibijyanye n'imiyoborere no kujya afatanya na ba Claude mu kumobiliza abafana, kwitabira amamatch, gutanga amafaranga n'ibindi. Hanyuma SG Gakwaya, SG ibihe byose wa Rayon Sport, azaba ari mu gice cya communication cyane, ndetse n'ibijyanye na technique, no kuvuga ibijyanye nyine no gufasha mu bijyanye na communication, abantu barabyumva, no kumenya ibibazo by'abakinnyi, abatoza n'ibindi, iby'ikipe ikeneye n'ibindi. Donc amarokare, ibiki bariye, banyweye, bateze, bagezeyo, bahawe prime, bahembwe, those staffs. Hanyuma umumama yitwa Jose ashinzwe ibijyanye n'ifaranga, finance. Umugabo witwa Numwe Jean Bosco azakomeza gukurikirana ya mushinga w'amategeko uri gukorwa kugira ngo ha amavugurura ya statut ya Rayon Sport, tuzabone amategeko mashya n'uburyo bw'imiyoborere bushya muri Rayon Sport nyuma y'amezi 3. Bafite press conference, wenda bazabisobanura byisumbuyeho kuwa 4 kuri hotel ya Movenpick, twe tuhavuye. Ariko tujye kuri conclusion yacu. Yego, ikibazo cya mbere Muvunyi yigeze kuvuga rigira
yakivugiye muri hoteli ya La Paris Nyandungu. Nubwo leta ifite ikibazo cy'amategeko, leta ni byiza igiye kugikemura pe. Wenda twizere ko bizanakemuka once for all, hagakorwa amategeko meza asobanutse, anasobanura ibintu. Leta ikayoborwa neza hatarimo akaduruvayo n'akajagari. Ariko Muvunyi yaravuze ngo rero ntigira ikibazo cy'amategeko, igira ikibazo cy'amafaranga. Reyo irakennye. Abantu bahora bablaminga abayobozi ba Reyo. Ngo ubundi hari ibintu bibaho binsetsa Axel. Uzabyumva n'abantu bize cyane, ariko ntibiga ngo bagere no kureba tere y'ahantu bari kubivugira. Ngo ngewe ngo maye ngo Reyo ngo y'abaturage ngo miliyoni ngo 7 zifana, ngo umuturage ngo agatanga ngo igiceri cy'ijana ngo byahita byara ngo miliyari ngo 7 ngo none ngo entrance fees ngo nafatanya bikorwa ngo kunegosia. Hatazagira umuntu kubeshya, ntabwo MTN agwa miliyoni 200 leta itabizi. Ibyo ntibibaho, iyo negociation ntibaho, ntagishoboka. Hatazagira umuntu kubeshya, ibyo ntibibaho. Ngo Reyo ngo hari ukuntu wayiseringa, ariko seringa ibiki? Uraseringa ibiki? Uhera ku gishoro ubundi. Ngo urumva nk'umuturage ngo uribwe yeye ngo ntiyabura ijana, arariguhasa arigwa wakoze iki? Wahinze he arariguhate? So let's go into serious business. Ibintu uko bikorwa muri Afrika ni imbaraga z'ubutegetsi, ni imbaraga za leta. Leta ikwiye kujya mu kibazo cya Reyo cy'ubukene ikacyadresa once for all. Ibyo bintu by'uduproje ni ibintu by'abana bari muri universite, niba mwana ukwandikira ngo rugangura ngo reka ngizina ryawe ngo ndibyaza umusaruro ngo twakora miliyoni, akabyandika ku rupapuro kuri WhatsApp ngo twaribyaza miliyoni 5. Narijunguje ryananiye ari ngiye nyiraryo, we ngo mwana urarizunguza Ruga hakorwa iki? Ibyo ntibikunda. Abantu bave mu bintu byitwa kwimagina. Let's go into serious business. Iyi ni proje igihugu gikwiye gufata, nkuko gifata proje yo kubaka umuhanda, nkuko gifata proje yo kubaka stade, nkuko gifata proje y'ubuhinzi. Amakipe akomeye bahere kwakomeye Kigali akeneye guhabwa amafaranga. Leta yashaka igashyiramo ukuboko kwayo mu kuyakurikirana, ikarevolutiona uburyo bw'imikino ya hano mu Rwanda. Otherwise Reyo ikennye, nta mupira ushoboka i Kigali. Ari muransubiramo Reyo ikennye. Hari abantu bibaza ngo kuki utavugira Gicumbi, kuki utavugira intoya? Uko umupira uteye ku isi mwanze munabimenye, ubanza guha imbaraga abakwiye kuzihabwa, abandi bakaboneraho. No kuvuga ngo APR bihagije, Rayon Sport nayo yakira Kigali. Mbisubiremo, iyo habonetse miliyoni 150 cyangwa 200 bashaka gusaranganya Reyo na Gicumbi. Abanyagicumbi ni urugero natanze, ntimundakarire. Ibisa ntibingana. Maximiza effort ugomba guha Reyo, maximiza effort uha APR. By default nizo zikunzwe, banzu zikomeze. Otherwise turi muri ubu uzajya kumva nkunganire ngo Rayon Sport ngo ara amafaranga yavuye muri Bralirwa ngo miliyoni ngo 200 wayemo miliyoni 15. Tsie miliyoni 15 muri Reyo, amafaranga nk'ucyaya agahita ashira. None sugo ngo uri muri business, none ngo urashaka umupira gukomera i Kigali kandi wemera ko ari ikunzwe ari guteza ibibazo. So give them money. Nta kindi gishoboka, nta kindi. Nuko dusoje Ruga. Nta kindi. Ya umunsi mwiza, gahunda za